Rivaldo felicitation mwekanye igitero cya igikombe cya Esperance Football Tournament. Zari match zimeze gute? Zari match zari zigoye kugira hano kugira tugere hano byari bigoye. Byari bigoye cyane ariko twabinyuzemo neza. Wadutwaye igikombe ni ibyo kwishimira. Ni ibyo kwishimira cyane. Twavuga ko n'ikimwe rushije Brazil ya Haruna na Muhari. Ikintu twayirushije equipe yabo igenda gake. Equipe y'abakinnyi ibintu byigenda gake. Twe twavuze ati mu gihe dufashe baro twihute kuzamu. Biraza kuza kudufasha umutoza n'ibyo yatuganirije dufite umutoza mwiza asigaye ati equipe ikina gutya na gutya. Niyo masha kuyimetiriza turayitsinda ibitego byinshi. Benshi bati kuba Brazil yahisemo kubanzamo Haruna na Muhari icyarimwe ni bimwe mu byaboroheje. Niko bimwe byatworoheye match ikatworohera. N'abakinnyi bakina bafite baro. Ariko mu gihe batakaje nta mapiyo aba yavuye mu kibuga bikadufasha twebwe kuba twabanyuramo hagati. So reka tugaruka kuri Rivaldo ku giti cyawe. Sezitaha Rivaldo arakina he? Sezitaha ntago ndahamenya. Management yanjye iracyari kubikurikirana. Niboneka nzagenda muri equipe n'ibishamana. Harabura iki? Ariko management yawe nubwo bikurikirana nawe muhamuganira umunsi ku munsi. Tuganira ntago bari bafata icyemezo ngo tuzerekeza aha ngaha. Amakipe ni menshi ari kunshaka ariko nza vuba biratangaza. Okay, reka tujye mu byavuzwe noneho gatoya. Rivaldo mu buryo butunguranye ashimirwa na Gasogi. Kuki mutakomezanyije? Hari ibyo tutumvikanye kandi abantu batumvikanye biba ngombwa yuko batandukana. N'amafaranga. Oya ibyo byinshi tutumvikanye. Okay, nyibwira nta kibazo. Hanyuma imyaka rumaze muri Gasogi ni imyaka wavuga ko yari imeze gute? Ni imyaka nagiyemo narafata experience ariko batumye mfata experience. Hari byinshi nungutsemo ko nagiyemo ndo mushinyi bavuga ko ndi umwana ariko ubu ngumaje kuba umushinyi mukuru uko nabyita nimba amagarwa muri national. Ndi umushinyi mukuru ugomba kugenderwamo kuri equipe runaka ngiyemo. Ndayishimira yarakoze kuba yarambaye hafi mu gihe nayibayemo yamfashije byinshi yatumye mba Rivaldo kanya kabunzi abantu benshi ntabwo bari banza ariko batugasiye yatumye bamenya nicyo mbashimira cyane. Match wakinika gushimisha cyane ni match nakiye nkanshimisha ni match ya Musanze twakina hano regional niyo match yanshimishije cyane. Kubera icyo gushimishije cyane ni match twari turimo neza turimo turakina neza turimo turuma tactique z'umutoza tubasha kubona n'intsinzi. Byari biryoshye cyane. Naho yakubabaje? Yambabaje n'umunsi polisi iduvana mu gikombe cy'amahoro demi finale. Ira match yarambabaje cyane. Yarakubabaje cyane. Hari habuze iki? Ni kwa kundi nyine iby'umupira ari iby'umupira twaratsinzwe kuri penalty ariko turihangana. Reka nkubaze ku mugabo w'umusportif akaba na nyiri Gasogi. Kenis ni umugabo wavuga hiki? Ni umubyeyi. Cyambere ni umubyeyi. Umuntu wo kuba kwanza. Jewe ukiri mufata nk'umubyeyi wanjye kuko yankoreye ibintu byinshi muri football yaranganirije yarambwira ati ushoboye iki ngiki gikore kuko kikurimo. Ni umubyeyi kuri njyewe yamfashije byinshi yatumye ninyuka mu cyiciro cya mbere. Ndi mu bantu bafungaga baro nkumva ebana. Mfite igihunga ariko yarambwira ati Rivaldo kina ibyo ukina ibyo uzi biragufasha cyane kuruta ibyo uri gutekereza bitari byiza. Inama yakugiriye uhora wibuka ni yambwiye ngo Rivaldo usibye yuko abandi bakina muri APR ukaba ukina muri Gasogi uri umuhinga mwiza muri uru Rwanda. Uri umuhinga mwiza mu Rwanda wewe wabishatse ariko utabishatse uri umuhinga usanzwe ariko wewe wabishatse uri umuhinga mwiza cyane mu Rwanda dufite. Ibyo muranekereza uyu munsi niki kintu niba wenda ashaka kurya kino kiganiro wamubwira? Ikintu namubwira cyo ni kimwe abana b'Inyamirambo tuzi umupira. Uretse gatoya nago tugiye gusoza ihangane gatoya. Hari n'ibyavuzwe Rivaldo muri Rayon Sport. Ukuri kwabyo ni ukuhe? Ukuri kwabyo jewe ntago mbizi. Bizwi na management yanjye nagiramenyesha ngo zerekeza ahangaha. Kuba Rivaldo uyu munsi ari mu mazina avugwa niyo wenda tuvuga ko wenda bitanakunda ukayerekezamo avugwa mu ikipe nka Rayon Sport bisobanuye iki bivuze iki? Jewe kuri kariyeri yanjye bivuze ko hari ibintu majiye kwerekana ko nashobora nubwo bitakunda n'ahandi nzabyerekana ko ndi mwiza. Hanyuma uyu munsi tubwire mu ncamake Rivaldo ni muntu ki? Rivaldo ni umuhungu w'umusilamu
witwa Harerimana Abdalaziz ufite ababyeyi bombi bamukunda akaba afite bashiki be yego akaba yewe afite n'umwana yego yavukiye he yavukiye i Nyamirambo yavukiye i Nyamirambo hano ngaha afite umwana nta mugore afite se nta mugore ngira hanyuma niki kintu cyakubabaje mu buzima bwawe cyababaje mu buzima bwanjye ni cyiza ntabwo cyari cyambaho nta kintu cyambabaje ni ukuntu twakwanywe n'amapolisi katuvanamo icyagushimishije icyanshimishije ni ukuba muri Gasogi baramfashe nk'umwana wabo bakambwira ati ugomba guca hano uce na hano nibo byakubera byiza. Ese urabizi neza ko inyamaswa umuntu nawe ari mu bwoko bw'inyamaswa urabizi ndabizi uyu munsi Rivaldo bamubwiye ngo abe indi nyamaswa itari umuntu yahitamo iyi aya naba umuntu kubera iki nta nyamaswa urakoze cyane sawa